avuga ngo baho urangije ubaho pefo brasima wa mugabo we umvira itangazo ntiwongere kurira ntiwongere guhangayikisha umutima Yesu aravuze ngo akira kubaho aho wicaye yambanze kubasuhuza mu dukurikirana kuri Pera official ndabasuhuje mu izina rya Yesu ni njyewe rero ndagarutse ninjye mujya mwumva kuri kamera ni Solange ndabakumbuye inshuti zanjye ntabwo mwaherukaga kumva ijwi ryanjye ariko mbifurije amahoro y'Imana kugira ngo ajye abana namwe mwe munkurikirana umunsi ku munsi kabiri njya mvuga ngo mbasabire ikintu cyitwa umugisha ariko narabwiye ngo umuntu uzajya nsabira umugisha wawundi ukanda subscribe share na comment niwe muntu usabira umugisha cyane ariko nawe utarayikanda yikande kugira ngo uwo mugisha ntukagucike yego ndabizi hari abarwayi hari abari kwa muganga abo bose tubanje kubaragiza Imana kugira ngo Imana ijye ibitaho ku manywa na nijoro uyu munsi nabazaniye umudamu mwiza umuhanuzi madaho neza ntabwo izina rye ndizi ari buze kubibwira njye mvuze navuga byinshi ariko nabateguriye indyo nziza nawe utarakanda subscribe yikande wumve ibyiza Yesu yakuzaniye ni karibu kugira ngo wibwire inshuti zacu murakoze cyane nitwa Basabose Joseline yego ndi umukristo ukunda Imana nkunda Imana n'abantu bayo yego uri umumama se uri umukobwa aho ngaho tube tuharekeho gato Yesu ni uhazi yego ntacyo Imana ishimye amen nimba Yesu ahazi rero ahazi kuturusha twebwe kuko we yitwa Imana amen tukwakira rero banza usenge kugira ngo twiragize Imana Mana yacu turakubashye turagushimye haleluya umukozi w'umuhanga uri byiringiro bizima uri data wa twese mwiza uruhura abantu barushye n'abaremerewe abafite ibibazo abafite intimba n'agahinda ukabaruhura uri Jehova Rafa uri El Shaddai uri giti cy'inganzamarumbo iyo tukugezemo imvura iri kugwa turugama kandi izuba ryaba riri kuva ukaturinda kwicwa n'umwuma turagushimiye ngwino ubane natwe abagiye kudutega amatwi iri jambo rigira aho ribakura n'aho ribageza ugira ukuntu womora inguma z'abantu ziri mu mutima hababuze igisubizo niwo utanga igisubizo tuguhaye ikaze na karibu cyubahiro cyacu kibure haboneka icyawe ganza kandi utegeke muri byose none n'iteka ryose amen 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 ese ubu muri iyi minsi muri gukora umurimo w'Imana gute numvishe mu nsengero bari kuzifunga ubu urabyumva gute nk'umukozi w'Imana insengero zirafunzwe ariko insengero rwa mbere ni umutima w'umuntu Imana ishimwe yego iyo umutima w'umuntu wumva Imana ntacyo babitwaye niko bimeze ariya ni nk'amazu mbese baba barubatse abundana ni amazu y'abantu ni amazu y'abantu ubu urusengero rwera rwiza ni umutima w'umuntu ni umutima w'umuntu Imana ishimwe cyane reka rero tukubwire ngo gezaho inshuti zacu icyo waziteguriye cyangwa ubuhanuzi ndabizi uri umuhanuzi w'Imana warahamagawe ndabizi haleluya kandi njyewe nifitiye icyizere ndacyari muri bya bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali icyo niko kandi ngerageza kwihesha agaciro Imana ishimwe kuko ni wiha agaciro nawe bazakaguha nutihesha agaciro ntawe uzakaguha yego ni karibu ni njyewe amazina ni yayandi nababwiye tugitangira ni Basabose Joseline yego umurimo nkorera Imana ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi ndi umunyamasengesho yego sengera n'abantu Imana ishimwe cyane haleluya uyu mugoroba rero ndumva mfite ibyiringiro byinshi mu mutima wanjye hari ijambo data yampaye
ngomba ko tugomba gusangira muri aya masaha aho uri aho uherereye. Iri jambo rikugereho wumva unyuzwe, iri jambo rikugereho wumva uruhutse. Niba rufite ibibazo wumve ko Yesu agukuyeho ibyo bibazo. Niba rufite umutwaro kuremereye wumve ko Yesu hari umutwaro agukuye ku bitugu byawe. Imana itugirire neza. Nimubanguke mutera agatebe mwicare mwumve icyo umwuka yabantumyeho. Amen. Hari ijambo riri muri Luka ibice 19 riravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Amen. Mana ishimwe. Uyu ni Zakayo, yari umutunzi. Ikindi cyongeyeho yari umukoresha mukuru w'ikoro. Zakayo yari umunyamafaranga. Zakayo yari umutunzi. Zakayo nta na kimwe yari abuze, ariko ntiyubahaga Imana. Imana itugirire neza. Zakayo ni wa muntu wahuguzaga ibintu by'abandi. Zakayo ni wa wundi wafataga iminzani akayica, ariko ntiyubahaga Imana. Imana itugirire neza. Ariko aza kumva amakuru y'umugabo bita Yesu ko ari umudugudu ari bunyuremo. Imana iganze kandi Imana itugirire neza. Zakayo aravuga ngo bitewe nuko amaze igihe numva amakuru y'uyu mugabo, ibyo ndimo byose ndabireka, ahari uyu munsi ni njyewe yaje ashaka. Zakayo akigenda asanga ahantu Yesu yaragiye kunyura hari abantu benshi. Imana itugirire neza. Asanga abantu bakikije Yesu ni benshi. Haravuga ati, aba bantu sinabanyuramo bikunde. Ahubwo Zakayo arirukanka hajya imbere hari igiti cy'umuvumu. Imana itugirire neza. Suko Zakayo mu buryo bw'umubiri yari mugufi, ahubwo ni ibyaha Zakayo yari afite. Imana ituganze. Zakayo arirukanka hajya mu giti harurira. Nuko Yesu ahageze, Yesu ntabwo yitaye ku bwinshi bw'abantu. Arangije hageze ku giti abwira Zakayo, ururuka kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Imana itugirire neza. Hari ibibazo bitumye utururuka, hari amadeni utumye wihisha, hari amadeni atumye utakigenda. Imana itugirire neza. Hari uburwayi butumye utagisohoka mu nzu. Birashoboka ko warasebye biri gutuma utagenda, ariko Yesu aka kanya hakoresheje itegeko haravuze ngo ngururuka kuko yiteguye kukugirira neza. Imana itugirire neza. Ngo nuko abo bantu babonye ibyo Yesu akoreye Zakayo barabyivovotera, baravuga ngo Yesu ntabwo wabidukora, twari tuzi ko ari kuje guheraho ukatugirira neza. Uyu muntu ni umusambanyi, uyu muntu ni umujura, uyu nguyu ariba, ni umwambuzi. Ntabwo bishoboka ko wajya kurariwe. Imana itugirira neza. Yesu nagakangwa naho uvuka. Yesu ntakangwa n'amashuri wize, ube mugufi ube muremure. Yesu agomba kukugirira neza uko uri ko kose. Yesu ntakangwa nta gakondo yawe. Yesu ntakangwa aho wavutse. Hoya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo byazanye Yesu. Ikintu cyazanye Yesu ni ukugira ngo nawe hakugirire neza
mu bantu Yesu yapfiriye ku musaraba nawe urimo. Imana ituganze. Niki gitumye wiheba? Ahubwo ururuka, ibibazo byose ubifite ubimuzanire. Yesu niwe ushoboye byose. Papa wanjye ndagutangariza iri tangazo, musaza wanjye, murumuna wanjye, mama wanjye, tantine wanjye, humva mama, reka nkubwire, ihangane nubwo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zijya zivuga. Hati fobrere shawide hidi mayigrome. Hati niwumve ibi, ni Imana itaginegurizwa izuru. Ntabwo Imana ikangwa na kere dufite, ntabwo Imana ikangwa n'igihe umaze mu butayu, ntabwo Imana ikangwa n'umusozi umaze igihe uzenguruka, ahubwo Imana iravuze ngo aka kanya ururuka. Imana ishimwe. Ahantu uhagaze aho ariho hose niwururuke, niko Imana imbwiye ngo mbabwire. Ahantu muherereye hose, mu bibazo mufite, abari mu bihugu byo hanze, abari kudukurikirana, nimwururuke mu ntambara muri kurwana nazo. We wa mubyeyi we, wabonye nta nzira, wabuze ubutabazi, wabuze uwakurengera, wabuze uwakumara umubabaro, wabuze uwagukuraho igitare umaranye igihe, ariko Yesu umva ubuhanuzi aravuze ngo ururuka, yiteguye kukugirira neza, ntabwo azakubabaza iteka. Mwemerere wowe n'umutima wawe wururuke. Yesu yiteguye kukugirira neza. Umva wa mugabo we, fite banke kredi, ariko urabona byanze, ariko Uwiteka aravuze ngo ururuka, ca bugufiya. Ibyo byose bikugose Yesu arabizi. Haleluya. Nta na kimwe uyu mugabo wacu ayobewe. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu yiteguye kugutabara. Wumva wa mubyeyi we, uri kwa muganga, maranye igihe uburwayi, abaganga baburiye igisubizo, nta wundi wagutabara, nta wundi wakurengera sibye Yesu akoresheje itegeko ryonyine. Ariko aravuze ngo akoresheje itegeko ngo va kuri icyo gisasiro cy'uburwayi umazeho igihe. Haleluya. Imiryango ntabwo yagusuye, abavandimwe baragutaye, ariko Yesu niwe nshuti yawe itaguhana mu byago no mu makuba. Akoresheje itegeko rivuze ngo byuka kuri ubwo buriri, wikorere uburiri bwawe wigendere. Haleluya. Haleluya. N'Imana niyaca ibihe byose. Niki kiguteye ubwoba? Niki gitumye urara udasinziriye? Niki gitumye umutima wawe uhagaze? Ko Yesu yavuye mu gituro. Niki de pafabrere. Imana iravuze ngo hagarara aho ngaho, were kurangara, wirebe inyuma. Kuko Yesu yiteguye kukugirira neza, kandi aravuze ngo va mu byo urimo bidafite umumaro, uhunga udapfa. Mana itugirire neza, kandi Imana ituganze. Nukuri ntabwo ari wowe Imana yacu izigirizaho nkana, ntabwo ari wowe Imana izababaza iteka. Mu bantu Yesu yiteguye gutabara, nawe urimo wa mubyeyi we. Mu bantu Yesu yiteguye gutabara, urimo wa mugabo we. Mu bantu Yesu yiteguye gutabara, shede fobraya sinima, shawide hidi my God. Haleluya. Sheba fobraya sinima, hedi braya sanse kontrerevo, hedi hidi fobraya urima, shawi fobraya sinima, heregrome pa fobraya, shahidi hidi ma. Hakika Imana irabade fobraya. Imana iravuze ngo abantu muherereye mu bihugu byo hanze, ntabwo Yesu azabateza abantu. Niko Imana ivuze. Kandi nawe umaranye igihe uburwayi, Imana iravuze ngo ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica, nubwo gutuma ubaho. Niko Imana ivuze. Fobraya. Nawe ufite inda, ubona kubyara byararenze, ariko Yesu aravuze ngo vaho ngaho, tera intambwe. Igihe kirageze, itegure, zinga imyenda, ugende kwa muganga. Yesu akoresheje itegeko, hatanze umwana muzima. Yesu arakurengeye. Humva wa mugabo we, wabonaga ugiye gusezererwa mu kazi, Yesu aravuze ngo hongera witegure, kuko Imana inyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana. Niko Imana ivuze. Umva nawe wa mubyeyi we, wabonaga ibarwa yo gusezererwa ku kazi, ufite ubwoba bw'ubuzima uko zabaho,
ariko Imana iravuze ngo ubwoba nibushire ururuka byonyine numara kururuka umwemerere mutahani wawe nimumara gutahana Yesu umuhe karibu numara kumuha karibu umubwire ikikugoye n'ikikuruhije nawe yiteguye kukugirira neza niko Imana ivuze dasifabre hedi mayigrome sansoma Imana irabadefobri fosinima shawide hidima nawe ufite urubanza n'Imana ijya ibasha kurenganura abantu barengana birashoboka ko ejo waburana bashoboka ko ubutaha waburana sinzi igihe cyo kuburanira ariko Yesu arabizi akoresheje iri tegeko ngururuka kuko muri kumwe uzabana nawe kandi uzabona ikimenyetso cy'ibyiza niko Imana ivuze amena manishi shafo braya sinima uyu Zakayo abantu bari ari benshi abantu bari gushora ibirego kuri Yesu bavuga ati ntabwo tubyemera hari igihe abantu bajya kuturega ku Mana yacu ariko aravuze ngo ntabwo yita ku cyo abantu bavuga ahubwo agiye kururuka defobraya sinima atahane na Yesu nibamara gutahana hatunganye ibintu bidatunganye Yesu ageza kuri tere akareba ibyo bavuga niba ari ukuri Imana itugirire neza Yesu nasanga ibyo bavuga atari ukuri ni ukuri ntabwo ari bugende gutyo arasiga akoze ikintu cyumutse Imana itugirire neza ndagutangariza wa mukobwa we nubwo upanga bije y'ubukwe ku munota wanyu mu bukwe bugapfa ariko umvira ijambo Yesu aravuze ngo akoresheje itegeko ongera usubireyo ujye mu rukundo ongera ugende mu rukundo wongera usubireyo ntusubireyo bwa mbere ntusubireyo bwa kabiri ahubwo ongera ugende Yesu aravuze ngo hari ayandi mahirwe Yesu aravuze ngo atanze andi mahirwe ya kabiri ongera ugende noneho biremeye umva wa mugabo we umva wa mubyeyi we ongera unagura urushundura nubwo bimeze gutya mwaraye ijoro ryose muroba ntimwagira icyo mufata ariko aravuze ngo ongera unagura urushundura urajya gucya amafi yabonetse here sifabre ongera unagura urushundura uracya amafi yabonetse Imana iravuze ngo ongera unagura urushundura Petero na Yohana babajije Yesu ngo none Yesu ko tugukurikira twasize ibyacu dusiga abagore dusiga n'abana n'imiryango none turashaka kukubaza ikibazo kimwe ko twiyemeye tukigomwa tukagukurikiye ubundi kugira dukorane uru rugendo turajyashaka kugenda tuziranye njye Yesu turashaka ko tugenda nawe tuziranye ubundi reka tukubaze uru rugendo niturangiza uru rugendo uzaduhemba iki Mana itugirire neza Yesu arababwira ati nzabakubira inshuro 100 ikiruta ibindi byose mbahe n'ubugingo buhoraho Mana itugirire neza nawe nje kukubwira ngo emera ugendane na Yesu gendana na Yesu ku murongo wiva ku murongo nuva ku murongo harinjira mundi kandi uyu mugabo akurikiza nimero uyu mugabo akurikiza nimero niba uri uwa mbere ukava ku murongo arakurikiza uwa kabiri nuva ku murongo wa kabiri arakurikiza uwa gatatu ibi bintu by'uyu mugabo bisaba kwihangana no gutegereza Imana itugirire neza haleluya Imana ni yacu usabwe gukomera ku munsi mubi usabwe gukomera ku munsi w'amakuba tefa brasi hidi mayigombe nawe wa mubyeyi we ndagutangariza ufite ibibyimba byo mu nda ni Imana ije gukora operasiyo mu nda yawe mfite randefu ariko ni Imana ibimenaguye utarajya kwa muganga niwumvira itangazo niko rivuze Imana iravuze ngo ntabwo bazakubaga nta nubwo uzapfa
udapfa ahubwo Yesu aranditse ngo hakira kubaho. Yesu aravuze ngo hakira ubuzima. Hefo brasima Imana iravuze ngo hakira kubaho, hakira ubuzima buzima, hakira imbaraga. Imana iravuze ngo nta gupfa guhari ahubwo kora ibyo data wa twese ashaka. Gorora inzira yawe kandi ukiranuke ku gati kanini no ku gatoya. Niko Imana ivuze. Nawe birashoboka ko uri Zakayo, birashoboka ko ibibazo ari byinshi, birashoboka ko hari ahantu wabaye igikuri, birashoboka ko hari abantu wambuye, birashoboka ko ibyaha bikurembeje, ariko Yesu arafobrasima aravuze ngo ururuka murabana. Yesu ntabwo yitaye ku magambo abantu bavuze. Yesu ntabwo yitaye ku nzandiko bakumanikiye. Yesu ntabwo yitaye kuri icibwa mu miryango. Yesu ntabwo yitaye kuri imfubyi, ahubwo Yesu cyamuzanye mu bantu bayaje gukiza nawe urimo. Sanze wigaragura mu ivata, nta muntu wakunyuraho ngo agutore. Arangije aramura ibiganza, uvuge ngo ndabyakiriye, kuko Imana ikoze ikintu gikomeye. Imana itanze fobrari, itanze kwishyura. Imana hari abantu yishyuriye. Imana hari abantu ihaye aho kuba. Imana hari abantu ikuye mu ruzerero. Niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo hari abantu bari muri za gatanya, abandi bari mu madevorce, ariko Imana iravuze ngo ushizeho iherezo. Niko Imana ivuze. Pefobrasa contraire. Imana iravuze ngo nawe wa mubyeyi we wubakiye urugo ku manegeka, uri kubona urugo rugiye gusenyuka harabura gatoya. Imana iravuze ngo ururuka wicare wumva aya makuru. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo umva aya makuru, hongera ujye ku kagezi wongere umwe. Imana iravuze ngo niba wanyweshaga ukuboko kumwe shiraho amaboko abiri. Imana iravuze ngo ngera umwe. Imana iravuze ngo ngera usenge. Imana iravuze ngo ngera wenyegese. Imana iravuze ngo yubatse urwo rugo. Imana iravuze ngo irakubakiye. Wa mugabo we nawe nubwo ufite umutima wo guta urugo, Imana iravuze ngo garukira aho ngaho, hagarukira aho udapfa. Niko Imana ivuze. Pefobrasima Imana iravuze ngo ikuyeho umwuka wo kwiyahura. Shawifobre Imana iravuze ngo itanze amahoro mu bantu badafite amahoro. Imana iravuze ngo itanze ituze mu bantu badafite ituze. Imana ihembuye abantu bari baguye umwuma, kandi Imana ibyukije abantu bari baguye. Shawifobrasima nawe utegereje urubyaro igihe kinini, Imana iravuze ngo ururuka wakire umwana. Niko Imana ivuze. Shidihidi brasase contraire. Nawe uri mu kazi iyo ntebe wicayeho ufite ubwoba ko hari umusimbura, ariko Yesu aravuze ngo nta gusimbura guhari, ahubwo aravuze ngo ururuka. Akoresheje itegeko mutahanye iwawe mu rugo, haje kuringaniza ibintu bitaringaniye. Niko Yesu avuze. Zakayo hajyana na Yesu mu rugo. Yesu ahageze atunganya ibintu bitari bitunganye. Nuko Zakayo arangije aca bugufiya, yemera kwishyura abantu bose yari ari mu mwenda. Nuko arangije Yesu aramwakira. Nawe muri iri jambo nari mfite, urumva ko Yesu ushaka ko akwakira? Urumva wakururuka ukabana na Yesu? Urumva wareka ibintu byose wishingikirijeho ukabana na Yesu? Tubonye amazu menshi akomeye ahanagutse, tubonye abari bari hejuru baciye bugufiya, tubonye abari bari hasi Yesu abazamuye. None nawe urumva ushaka ko wakururuka Yesu akakugirira neza? None se urumva ko twasengana? Urumva ukeneye isengesho?
urumva ukeneye ubutabazi, urumva ukeneye kurengerwa n'Imana, reka dusenge. Niba wumva ko nawe wakururuka Yesu akakugirira neza, sabwe kuzamura amaboko ukabwira Imana ati ndatsinzwe, Mana ndatsinzwe, ndemeye ibyo narindimo byose nabonaga ari ubuyobe, ariko manitse amaboko ndabyemeye, nsinzwe n'urubanza, ndururutse kubisa amavi hasi. Reka dusengane Imana. Dusengane Imana. Iri jambo nibyo nari nabateguriye. Nawe rigira aho rigukura, rigira naho rikugeza. Yesu akumara inguma, Yesu aguhanagura amarira umaze igihe kinini urira. Nta muntu waguhanagura amarira sibye Yesu, nta muntu wakumara umubabaro sibye Yesu, nta muntu wagukura muri ako gahinda ufite sibye Yesu. Yesu nutanga guseka bikemera, Yesu nutanga andi mahirwe ya kabiri. Numvaga ari iri jambo nari mbafite, nawe usabwe kururuka ukabana na Yesu. Imana ibagirire neza. Amen. Dusenga Imana dusoza, ariko banza utambutse nomero yawe. Hari abantu bagukenera kugira ngo musengane Imana. Abantu benshi bari ku musozi wa Kiruhanya wo gusenga, abantu bakeneye ubutabazi bwayo. Kandi ndabizi neza ko uri umukozi wayo kandi bumvishije cyane. Mana turagushimye, turakubashye, tugushime kugira neza kwawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro bizima, bere maso bagutegereje. Abumva rino jambo rigira aho ribakura, rigire naho ribageza, babere inkomezi muri uru rugendo, barushye n'abaremerewe, ubatabare. Ni wowe uruhura, nta muntu waruhura, nta nundi watanga ijambo sibye wowe. For plus ni my grome, turakudehidima, turagushimiye kuko uri Imana iteruye abantu aho bari bicaye. Uri Imana ikuyeho abantu igisasiro cy'uburwayi. Urakoze ngo ganza tegeka mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye mwamboneraho ni 078 28 55 2 88. Ndayisubiramo 078 28 55 2 88. Ndabakunda. Urakoze, Imana iguhe umugisha.